Kitoko nyuma y'igihe kinini you are welcome muri Kigali hanyuma ariko amakuru dufite nuko uratashye uratubwira uko yumva kuba ugeze mu Rwanda ariko ikindi nje mfite amakuru yihariye yuko ni experience yawe ya mbere kugenda muri Rwanda ya utubwira uko wabyakiriye kwicara muri Rwanda Rwanda reka ariyo mperaho manira biranze bamfashe neza kandi ndishimye gutaha ndavuga bike kubera amaemosi ariko bwa mbere muri Rwanda yes of course ariko service bamaye banyeretse konje hano muri yumvute rero nyuma y'imyaka 12 unatugezwa mu karama zaberamo na Davido sorry Marco yageza guhuza bino bintu ndetse n'imyiteguro yawe kuri cya karama runo rugendo rurimo ibintu byinshi ndatashe nagize amahirwe urumva hazamo niyo contract nkihagera nditeguye nzi ko abantu benshi batamperuka nkuko nanjye bimeze bizaba ari byiza ariko se gufata icyemezo cyo gutaha nyuma y'imyaka 12 uri mu Bwongereza byarakoroheye ntabwo bigoye buri cyemezo kigoye nicyo kuvaho wari usanzwe uri cyangwa wakuriye ariko icyo kujyaho ijambo gutaha ni ijambo ryoroshye ukuntu wahura n'umuntu akubwiye ngo aratashye ntumubaza ngo kuki utashye so honestly ntabwo bigoye byari bigoye no kuva hano kandi ndabona mwese mukinyibuka uheruka inaha uri umuhanzi ukomeye kandi n'ubu uracyari umuhanzi ukomeye urakomeza umuziki cyangwa utashye kubera ko ndabonye n'akandi kazi runaka uri bubifatanye kazi ko honestly muziki ntabwo nawureka ngo bishoboke na hariya narindi byari bigoye kukora ariko still narwanaga kugira ngo abantu banyumve music nzagoma nyikore nibaza ko hano ho byoroshye ariko mu binzanye ni ukureba n'ibindi nakora bishoboka ndi open wagiye gushaka ubumenyi ariko nanone abantu bakwibaza mu byo wakora harimo ibijyanye no kwaka akazi cyangwa kuba rwiyemezamirimo ndi free ahari inyungu kurusha ahandi niho nakwerekera ahari iyo wumvaga u Rwanda wumvaga ari icyo ukumbuye cyane kurusha ibindi abantu muziki kuririmba ndirimbiye imbaga nyinshi n'utuntu duto twinshi mu kanya bampaye amazi ntabwo mvuga izina bampaye amazi mpita nibuka ibintu byinshi so urumva mpita mbona ko hari ibyo nkumbuye mwe ntanazi iki cyo kwakunda kumva kaye karirimbo ko mu Rwanda indirimbo mu Rwanda ni nyinshi nabambeshye ni nyinshi ngiye kuvuga imwe numva indirimbo nyinshi kitara ari kwibaza ati aho wenda Kitoko ntaje no gutegura ubukwe tunapanga na Mungu anapanga niko bavuga mu binzanye ibirimo ariko bibaye so umugisha se mugenda ari mu Rwanda ntabwo mbizi nayifashe tugende bijya muvandimwe reka ndeke buri wese abanza abe tayari man ndishimye kare nashatse kuvuga birangora kubera ibonye maze imyaka myinshi ntaza hano ariko harimo abantu benshi tuziranye mwagiye mudugufasha bitari jewe jenyine ni ibintu ashobora kuzibagirwa cyangwa se gusuzugura abadukina tudahari so uyu munsi rero nishimiye ko ngarutse tukongera tugakorana by'umwihariko nkabona ukuntu muje no guha agaciro industry kandi
n'undi muhanzi utari jyewe buriya igomba kubyishimira. Sinzi rero ibibazo dushobora kubazanya bikeya. Reka duhere hafi. Murakoze cyane, nitwa Nicolas umunyamakuru wa PTN TV. Ikibazo mfite ibibazo bibiri cyane cyo no kwishimira ko ugarutse mu Asante, thank you. cyane. Rimwe ndashaka kubaza ku bijyanye n'imikoranire yawe na kampani ya KRC cya kabiri zorezaho ikijyanye no kuba bamwe batanyuzwe no kuba hari indabyo zateguwe ku kibuga cy'indege ugahabwa rumwe urundi rugakumirwa navuze bati ibintu nta mahano ntabwo rwaba rurimo uburozi byo nyirizina wenda ni amakuru menye yahaga ko ubwa protokole yari yakozwe byo ni ikintu wakiriye Okay, uvuze company yitwa ngo iki? KRC company itunganya Okay. I think mfite inshuti ikora muri iyo company ariko company yo sinyizi. Maybe wahuye n'umuntu ukoramo tuziranye. Ni nk'ukuntu nawe uri hano ufite company uhagarariye ukabumbaza icyo mfana na company yawe. Ntacyo bagiye. So ariko warumbaje ikindi kibazo kijyanye na okay, na honestly ntabyo nabibonye ariko bazimpaye nyuma. Hari n'iza famille zaje ntabwo nazifashe barambabarira, hari mu kuzine wazizanye I think cyangwa ariko izaje mbere nizo nakiriye. Tukomeze ku murongo. Ebubaje ibibazo biri serious. Ibintu nari nkumbuye murambabarira. Mu bintu nari nkumbuye n'abantu cyane aribo mu by'ukuri ntabwo mfite ikintu kiruta ikindi ariko ndigura n'ikintu nkakibona nkavuga ni ikintu biracyahari. Ariko nk'amafunguro hanze ntabwo tugira amafunguro meza nk'ayanyu. Karengeye hariya hejuru bamafrui udashobora kubona hanze nk'izo bita marakuca atakeka wayibona ariko byaba bigoye. Performance niyo ya kabiri mbajije. Honestly nta birenze bindi iby'indirimbo zanjye kuziririmba. Nta zindi ndirimbo z'undi muntu zarimba n'izanjye ariko bizaba biteguye neza, buzaba ari ubwa mbere, zaba mpuye n'abantu bushyashya. Hari abatanzi ko hari new generation ihari nta batanzi ngomba kubereka ko bibashije. Icya gatatu icyo nashaka kureba byinshi ntangiye kwibona nyuze hano mbaza ahantu turi baramubona Kicukiro nigeze kuhatura ariko ndahayoberwa. So hari byinshi nyiri kugenda ndeba ndabizi igihugu bwacyo bizantungura. Dukomeze twihutira mu mugabo. True, yeah. ino show ugiye gukora hazaba hari nka blurry ya David yo kwangu abantu batazabona ukuntu bagirwa na kitoko wabo. Why utakoze show yawe like one man show cyangwa se tuze from coming show tukabona wenda features Bella Dream Boys kwa wabasana kuri stage n'abandi bantu bagiye gukora indirimbo
kugira ngo tubone uko Kitoko nyine tumwenjoy azwi ko tugiye tumuzi. Ikibazo cyawe kirimo nka bitanu ariko ndasubizamo bibiri kuko ni kimwe ariko gifatanye n'ibintu byinshi. Impamvu yo kujya hanze nkagaruka, ikibazo cya kabiri cyawe cyabishubije. Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubana n'abafana banjye cyane. Iyo nayo ubwayo ni impamvu yatuma ntaha. Hanyuma opportunity zo hanze n'iziri hano burya biterwa n'umuntu. Ntabwo ushobora kumbwira ngo umuntu uri hanze abayeho okay, reka mbabwire ikibazo atambaje munabimenye. Sibyo? Hanze ni heza bitewe n'icyo ugiye kurebayo. Ugiye afite icyo ashaka gihari, of course bari umugisha. Ariko ugiye kubera ko abona abandi bose bagenda aba confused ahageze. Ni kimwe na hano. So nanjye kuba nje hano nzi binzanye, hari byinshi nk'ibyo uvuze, sinigeze ngira amahirwe yo gukora music neza. Nubwo habaye amahirwe yo kumenyekana byihuse binoroshye, ariko nayo ni impamvu. Kandi ikindi tujya hanze gushaka ubumenyi kugira ngo tuze tubukoreshe hano, kugira ngo bubyarire umusaruro ahandi byaba byiza bije hano. Reka umuntu akurira tugire turananiwe twese, reka twumve uwo muntu wundi. Yes. Yes, waje ibintu bize. Ubundi ibyo nibyo turi impamvu turi hano. Hanze ikintu cya mbere nabonye nuko umuntu ufite impano nubwo yaba afite one song uyibona nk'umuprofessional, abikora nk'umwuga nk'akazi. Nubwo yazaba ari indirimbo ebyiri ukuntu yipakaging, ukuntu avugisha abantu. Twebwe hari benshi bakora music kubera passion, nka hobby, nubwo dushyiramo amafaranga. Bo difference nabonye mfitemo experience yo hanze nuko umuntu ufite impano iyo ariyo ntoya na kamera yawe, ni ufite kamera okay, sajya mfotora amafoto nyakoresha ibi n'ibi. Ibowe abikora nk'umwuga, twebwe kenshi turabikinisha. So iyo ni experience nabana kuyihariya no guha ibintu bakaba serious, twebwe kenshi tubifata minentego ya kurikiye. Ikibazo cya mbere, ese uje hano mu Rwanda kubera igitaramo cyangwa se uje kongera kuhatura nk'uko n'undi usanzwe uhatuye? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, wenda ngende new generation nka babandi bavuze muri journalist, ariko hari rumors kumvishe cyangwa se amakuru ko waba warigeze ujya mu rukundo n'umukobwa wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ariwe Ange Kagame wamaze no kuba umubyeyi. Ese byari byo cyangwa byari rumors? Oya, ibyo byo ni rumors ko hari na henshi banshingiye n'abandi nabo tutazi amazina, wenda ubu bamvuze kuri uwo nuko wazwi, ariko of course ntabwo ari byo. Icya mbere cyari kihe sorry? Ugarutse gutura hano mu Rwanda nuko byabisanzwe cyangwa uzasubirayo? Oya, agendaje ntacyo nibagiwe kabisa, mugana inshuti yanjye naje nje. Turi kugenda burya. First of all, dushimire intore kuba yakugira icyizere cyo gusa n'umugereka umuhanzi wa mbere muri Afurika Davido. Ni ibibazo bibiri. Cya mbere, uje mu Rwanda ufite abaproducer bafite ubu bagezweho nka Element cyangwa se Kiss. Umwamutse witishijemo uwo wakora nawe muri babiri wahitamo nde? Icya kabiri, intore aramutse akwicara kuganiriza akakubwira ati nguwo mwakoranye indirimbo amakuru rwose, nshaka ko hari umwe muzahurira kuri stage, wahitamo? Producer ni nk'umuhanzi, ntabwo ngira producer urenze uwundi. Of course hari ababara babizi ari abahanga, ariko nagiye ngerageza producer batazwi rimwe rimwe tugakora ikirimbo kikaba kinini. So uwo ari we wese nabona, kandi bose ndabubaha, bakora neza. Bose turavugana rimwe na rimwe. Ele niwe twatangiyeho uduproje tumwe na tumwe, ariko bose twakora ndakeka. Umbajije mu bantu twakoranye indirimbo, ngiye kubasetsa, nagarura Meddy. Nagarura Meddy ni inshuti yanjye kurusha uko turi abahanzi.
ni umuntu w'umunsi tuvugana hafi buri weekend. Yeah, nzi ko bitakoroha ariko agarutse twakora igitaramo cyiza. Yeah. Nitwa Minyawe, umunyamakuru wo kuri Minyawe n'Imikaya. Mbere na mbere reka dushimire Bruce Mo wateguye igitaramo. Twongera kukubona na Kitoko nk'umuhanzi noneho uje kuririmbira mu nyubako uzaba winjiyemo bwa mbere ya BK Arena. Nubwo bakikubaje ukavuga ko wenda nta bintu byaganje, ni inyubako itera abahanzi benshi ubwoba iyo by'umwihariko batarayigeramo. Kuri wowe performance yawe nibyo byabye kwahurira ku rubyiniro na Davido atarimo abo bahamye nk'uko abifite cyangwa abadeberi n'abandi wasize, utekereza gute kuba Bruce Norera gutekereje kuririmbana n'icyamamare na Davido? Icya kabiri, ufite album iri gutegurwa na Make Beat, uteganya ryari iyi album kuyishyira hanze? Se mu ndirimbo uzaririmba ku itariki 5 aho igitaramo kizabera, uteganya ko wenda album wayishyize hanze? Ni iki utegura? Uyu munsi hari abantu mwakoranye umuziki icyanyuma bifuza noneho kukubona ari we Kitoko wenyine uri mu gitaramo cyawe wateguriye ubwawe bwite. Byo urabiteganya, urabitegura? Korabo noneho ufite kuri album yawe nize wenda ku buryo abantu bavuga ko ntaza kwibagirwa kumere ku cyanyuma nta korabo, ariko narigomba kugira icyambere warumbaje kuri kare, bambaje ikibazo cyari tricky kuvuga ibyo ntego uko nibitekereza. Of course the excited iriya sale njya nyireba, nabonye ba Davido bayivugaho, nabonye abahanzi bo hanze, nta bwoba mfite, ahubwo ngiye mfite amashusho yo guhura n'abantu kumenya uko hameze, ariko nzi neza ko tuzategura ibintu bisa neza. Bisa neza, hano mufite abahanzi benshi b'abahanga beza, muri ibintu mumenyereye, ariko ngiye ku bwanjye nzaba numva ari ibintu biri special kuko ni ubwa mbere mpinjiye. Nubwo niko bimeze, niko nta ndirimbo nzaririmbamo nshyashya, nkeneye indirimbo ndirimbana n'abandi bantu. Igitaramo cyanjye warumbajije ndabitegura n'ubundi twateganya gukorana na Bruce, ariko nzategereza abantu babanze bumve album, ko ntabwo mbirivinga mu kuririmbira abantu indirimbo batazi. Genda mu old school, menyereye kuririmbira abantu indirimbo bamfasha. So urumva harimo umwanya, iyo album urayizi nayivuzeho, izabanza isohoke, nisohoka abantu bayumve, nibara kumva. Tegura. Yes. ndashaka kumenya urwibutso wasigaranye muri rusange uririmba mu bikorwa byo kwamamaza umukuru w'igihugu. Icyo ari kimwe. Muri Kigali nyuma y'uko tuciye indirimbo yawe imaze amezi ane iza, ni indirimbo wumva ko ifitanye isano n'izindi n'imwe y'abandi batari uraho, bisa naho iriya njyana indirimbo ebyiri zijya gusa, uzifiteho nyine urwibutso zituma wahora wumva ko wagendera muri radiyo kubera iki? Okay, campaign mwe rero ufise numva ko nawe ushobora kuba umupeti. Campaign ya mbere nakoze yari na nziza, nagize mu experience irenze. Ntekereza ko ari mpamvu hajemo n'imirimo yindi kurikira, yari ya 2010. Bwari bwo bwa mbere, impamvu ariyo mvuze, bwari bwo bwa mbere mbona imbaga y'abantu benshi imbere yacu bishimye bari hamwe. So iki kintu byadusigiye kubona ko twajyaga aho bakoraga shows menshi mu ntara, twajyaga kure cyane za Rutsiro, ugasanga abantu b'abaturage bari kuri indirimbo zacu. Icyo cyari hari yanjye rifite Gakecuru maybe, byanyeretse ko ibintu dukora bigera kure, na radio zari zitaraba nyinshi na internet. So experience nabonye nuko abantu, nibwo namenye ko abantu bakunda umuziki nyarwanda. Ikindi barumbarije ni
In Love rero hari amanota okay ntabwo ngiye kubashyira mu muziki ariya amanota agize In Love ni amanota ubundi nkunda gukina kuri gitari kuri piano n'umuproducer wese iyo duhuye ndamubwira ngo nabicuranga kugira ngo ndirimbe indirimbo zitabaho so ziriya zanje mu mutwe bigenda kuri murambabarira hanze badutegereje ihangane hari bro hari gahunda twishe hanze twari tuzi ko ari ibirakanya gatoya okay oui ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 Element yakoze ikiganiro ko uri umwe mu bahanzi bamurusha cyane cyane no gukora umuziki y'umuhanzi kubera ko umuhanzi ngarangira mukajya mukayisubiramo icya kabiri icya kabiri 2013 yedusanye amakuru atubwira ko watendenze anniversary ya Ange Kagame umwana wa Perezida iyo ntabyo niba kubyarabaye se koko cyangwa nibi oya naguhakaniye Element ibyo yavuze ntabwo mbizi turavugana numva ari umwana uri poli barubaha ariko nshobora kuba ngoye uzi impamvu ushobora kuba ngoye mu muziki okay ntabwo ngoranye mu buzima busanzwe nakuze ndirimba kuva ndi mutoya ibintu byose hari ibintu iyo numvise ikintu cyiza mba numva hari ikindi cyiza gishobora kubaho so bano bana rero batoya hari igihe tavuga ngana nanjye nawe azabaza ibindi byinshi azajya ba confuse gucuzinga I think niyo mpamvu ariko twiteguye gukora ibintu byiza murakoze nitwa William Niyitegeka nkorera Chita Magic benshi numvise byari ibibazo ariko ngiye nteraho lifetime mu muziki wacu igihugu cyacu by'umwihariko muri Afrobeat navuga ngo bavuze hano muri twe tubanze gukomera amashyi menshi kitoko bibarwa gukomera amashyi uyu ni umuntu udasanzwe ni umuntu benshi mu bari kwitangazamakuru uyu munsi twakuze tubona twishimira thank you tubisubiramo tumufana cyane kubona bose mu Rwanda ntekereza ko ari iby'agaciro kuri twebwe ikibazo cya mbere ndamubaza kuri Meddy yakiriye gute kuba Meddy yarahagaritse gukora indirimbo z'urukundo cyangwa se indirimbo twita sisi ikibazo cya kabiri ndamubaza kuri President Paul Kagame wamukoreye indirimbo yitwa Thank You ni umuntu ufata gute umutima wawe okay ndagushima ko ushimye ibyo umuntu yakoze ariko turacyakora ibindi byiza kurushaho ikibazo kuri Medal twabaye inshuti tukinjira mu muziki gifite indirimbo yitwa Namayobera oya indirimbo ya mbere ni iyo Bruce niwe oya angira ubuntu yaje nyuma twayimenye nyuma ariko niyo yasohotse mbere Namayobera I think so icyo gihe duhurira Butare duhita tuba inshuti tugenda mu bintu byinshi ntarondogora twajyanye kuririmba na South Africa mu World Cup icyo gihe badutoyemo turagenda bituma turushaho kumenyana tuza Medina twarabanye cyane niwe ndi muri UK ama vacation menshi nabaga ndiwe yaje UK Meddy rero impamvu unyuzemo aho hose Meddy ubusanzwe ari umuntu rusanzwe asenga yari atarerura ngo avuge ngo ndakijijwe cyangwa se hari ibyo ndetse burundu ariko nkanje babanaga nawe mu by'ukuri Meddy yari umurokore maybe kuba yafata wine muri fete je numvaga bitacira urubanza rwo itare ku muziki cyangwa yibare nk'umunyabyaha ariko je nta cyantunguye kandi ikindi ni byiza ubu ngubu n'umugabo ufite famille by the way afite church ntabwo nagomba kwibabwira afite church online mushatse mugane turasenga buri wa gatandatu nubwo wenda bamwe n'umuvuga so urumva ko n'umuntu turi ntashobora gutungurwa uko ameze warumbaje kuri mzee ya perezida mu by'ukuri ni byinshi navuga wenda bitari ngombwa muri interview ariko nakuze mwumva nakuze bitewe na famille yanjye ya radio bumvaga iyo wumvishe radio hari comment umubyeyi yashyiraho ntabwo ubuze ikintu ari kugushyiramo ahubwo abagenda kumva wa muntu umubyeyi muri kumukumva hari umuntu yemera hari umuntu akunda ibyo akora ariko utaramenya ibyo arimo mu by'ukuri then wakura ugashyira mu gaciro
ukaza kureba bya bintu ugasanga ari mukuri ko hari ibintu bimwe na bimwe nk'abankundisha ndi umwana nakura ngasanga mbaye confused. So ariko mbibonyemo gutyo bituma ndushaho kwinjira. Kandi ikindi man, reka twe kuvuya muri politiki, ariko I think abanyarwanda babona difference. Ntabwo ari rero mu babibona nanjye ndimo kumubona nk'umuntu w'umugabo. Reba u Rwanda ukuntu rumeze, naje muri Rwanda bwari ubwa mbere. Hari indege zo muri Afurika zitujya, hari ibintu byinshi twavuga mu by'ukuri kuri uyu muyobozi wacu yagiye adufashamo kuri mbere ya ndirimbo. Niba uyumva naririmbye ari ntabwo nashatse kwamamaza, nabyo okay, reka mvugire bagenzi banjye dutekereza kimwe.